Nshaka utege amatwi iyi video ubundi nawe ungire inama y'icyo nakora pe. Umva nkubwire Izayi wa nyarayimbwa, wowe wirirwa uza hano utubwira ngo uri umukire ngo urakize. Ibyo bintu ujye ubyimenyera uzukagire kubivuga. Ikindi kandi ninkufata nzagukonyora uzabona. Gasubiremo ako kantu. Wowe nta soni wirirwa udega exercise za buri munsi zikomeye ko ubona ari nde biriya bintu wabikora. Cyose no kudusetsa n'umuntu w'umugabo uzi gusigaho umusetsa ari kumwe n'umugore, umugore akavuga ngo gakwa mugabo uri ikigoryi. Mama yangu game over. Kugira ngo byemere imbuga nkoranyambaga zose ukoresha yena ukandire subscribe, ukandire follow, uhake n'ubushuti kuri Facebook no kuri IG yawe ngeyo zose ngiye gukurikirana kugira ngo ngewe ndebane nawe. Oh my god. Bari guseka baseka kandi ikindi ujye umenya ko abantu setsa nta n'umwe urimo mu nganya imyaka. Wowe akana kejo ubundi mu gitondo muri za ngahe wowe muri za ibibazo nutisubiraho kugira ngo byemere kwanza. Banza nawe unkandire araburaho kantu ko hasi Gasubiremo ako kantu. fresh ubanza usangiza abantu n'ubwo ujya ugafoto bifatiremo video recordingemo ugaposta nurangiza uzamuke ujye hano uzahara bakabutura usevinga nurangiza uzamuka hano hejuru ukande ku gati nurangiza ujye hano hejuru ukanda kameze nka SMS wandikemo ngo Hello. ntabwo nzongera guseka. Uzamuka hano hejuru ukande buriya kantu kameze nk'agasaraba ugakande buriya kantu kameze nk'agasaraba ubundi utwiyumve ubundi kugira ngo turebane n'uyu muntu witwa turebane nawe kugira ngo turebane nawe ibintu agiye ari kwikora muri iyi minsi ufatire umwanzuro ukomeye kandi ukakaye. Ibintu yigize wapi ndabyanze yo kwirwa setsa wapi kugenda ugasanga umuntu arica ahantu arimo arareba ukamubaza ati kusetse ati Zayisho ari mu kazi. Ibi nibyo Zayisho ngo ari mu kazi ugasanga nyine abantu bose barahuze baje umuntu ati kuhuze ngo nandi kuri hano ngo tuntu twayizaye nihinduke. Izayi wowe ubutumwa bukugereho ninkufata nzagufata nkubaze ikintu ukoresha kugira ngo wigarurire abantu bose bangana gutya. Nanze n'itangazo umuntu uri bukubone anyandikire ajye inbox anyandikire tuze tugufatanye nge n'uwo muntu tugufatanye tugufatanye ndabone ko ibintu ngiye byanambaje nyine urabona ko bananarakaye kwenda kwanza nta mikino mba mfite fata umwanya yajya imbere ya kamera nuko pe uri kunsetsa uko bitwenge bigiye kuzanshiramo kubera buri munsi wirirwa unsetsa. None nibiciramo nzaseka nte mu minsi isigaye ko ku isi ngisigajeho imyaka 100 maze imyaka 100 nzayimaramo ndakaye kubitwenge ndi kubimara vuba hanga. Izayi wisubira. Izayi rwose ndihebye ndi mu mazi abira ibintu bikomeje kugorana pe. Ubu ngubu aka kanya nkubwiye ngo ndi kwibara mu bapfu ntago naba mbeshye. Mama yangu game over. Iyi video nyibonye bwo rwose manager wanjye ari guskororinga azamura ahita ambwira ati boss aturimo urabona iyi video wayibonye mpita mvuga ni wapi pe. Video nyirebye ndatitiye dore ndi kwambara ngo nigire mu kazi ndatitiye ngira ubwoba pe. Oh my god. Aha nizere ko nawe wabyumvishe rwose birakaze. Inyana z'imbwa zikomeje kungendaho ngo nuko nakize ariko kakanya sinzongera kukuratira ko nkize rwose pe. Ndongera kubikuratira Izayi nishakira amahoro kugira ngo unabyemere ubu ngubu
ndi umukene urumva, ariko nubwo nkennye mfata agakote kanjye nigire mu kazi, ntabwo uzambuza gupagasa nubwo nkennye. Wapi pe, mama nje yangu kwipagasiriza. game over.